Mumeze neza ni wa muhungu wanyu Rukirigitangwe ugarutse, niko kazina k'agatezarano nk'umutekinisiye. Reka dutangire turebe ese ibi bintu bya online business bikorwa bite? Ese abantu babikora badusumbya iki? Ese nuko bize? Ese cyangwa impamvu twe tubikora nuko tutize? Icyo ni ikintu wagakwiye kwibaza. Ese njyewe ndinde? Ese kubera iki njyewe ndaha? Ese mfite mashini? Mfite telefone? Ndayifite. Mfite wifi? Wifi ndayifite. Kuba ufite wifi ibyo byakunda, sibyo? Ibyo byakunda wabasha nawe kuba wabikoresha muri ubu buryo, ukagenda buri kimwe ugikora ukwaco n'ikindi. Ese ndashaka kuba umutekinisiye? Umutekinisiye waba umutekinisiye ugafata umwiko, uyu mwiko uyu nguyu, wafata uyu mwiko uyu ukawufata ukawukoresha. Si icyo gusa, wafata inyundo y'amabuye ukayikoresha. Hari ibikoresho byinshi hano biba bihari wakoresha iyi nyundo. Ku muntu yizi nawe urayireba iyi ngiyi, ibintu bijyanye no gukubita umushumari, ibintu bijyanye no gukubita umushumari, ibintu bijyanye no kubaka, gusakara amabati, ibi byose wabikora. Ibintu bijyanye no gukora intebe. Ese iyi karamu imaze iki? Ibyo ni ibintu wagakwiye kwibaza. Rero wikumva amagambo menshi, ahubwo tunyarukire ku ngingo. Uvuga uti tayari ndi tayari gukorera online. Nyandikira muri comment uti ni gute twakora online tukabona amafaranga. Nzagufasha intambwe ku yindi. Uzampamagara kuri nimero ya WhatsApp, uce muri groupe ya WhatsApp, wandike ikibazo cyawe mbashe kuba nakubwira uko bikorwa. Murakoze ubwo